byarangiye byashojwe Rayon Sport yutandukana n'umutoza Lofty. Rayon Sport uyu munsi kwa gatatu ugiye kujyana ibiganiro n'umutoza Lofty ndetse n'abamagarariye birangira batandukanye neza. No mutoza wayijemo avuye mu kipe ya Mukura aho yajemo bamwe batamwemera abandi bamwemera bigeramo koko noneho atangira atsinda ariko atangira gutsindwa bigeze mu mikino nyafrika muri Confederation aratsindwa karahava atangira shampiyona nabi mu mikino itatu yakinnye yatsinze umwanganya undi umwe undi atsindwa undi ugafite amanota 4 ku 9 bityo rero abayobozi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi be bose bakaba babona ko uyu mutoza ntacyo yabagezaho uretse gusezererwa gusa nta kundi. None ubuyobozi bwiyemeje kuganira nawe bikaba bivuga ko ubuyobozi bwaramwemereye ko mu masezerano avuga ko agomba guhembwa amezi 3 akagenda. Ubuyobozi bukaba bwifuza ko bwamuha 2 akagenda dore ko n'ubundi ngo babare mu kwezi ari staff n'abakinyi bose ubuyobozi babereyemo umushahara w'ukwezi kumwe kwezi kwa 9 dore ko kwezi kwa 8 kwa 7 baguyembwe. Ubu rero Lofty n'ubuyobozi bwa Rayon Sport biyemeje guhura bagatandukana ku neza reka tukurikirana neza uko biza kugenda. Voilà. Arongo warantengushye ngo wasibye video. Yarayisibye. Wishimira igitabo cyatambwe. Yarayisibye ariko. Mukanya gato ngo yikura ku mbuga nkoranyambaga. Yayikuyeho. None se yikanze. Twafashe screenshot. Ariko abanyarwanda rabazi. Nagiserebuye nzikoregiye gukomeza. Itangiye gukubitwa ndayisi. That's it. Uvugishije ukuri pe. Impamvu nayisi. Nose urumva atakuvugira. Nta mumaro wo kwishimira kandi rero yavuyemo. Cyane. Ariko ari yishimye ni muri cyo gitego. Akara video ko gusangira ibyishimo n'abareyo ikipe y'Agari mu Rwanda ikomeje. N'amaranga mutima yawe. Batangiye kuyipakira ndagasiba. N'amaranga mutima yarimo. Equipe ya Sport. Pavera atangiye gutengura. Equipe ya Sport itwara muri dossier n'eshatu. Tusigaje iminota mike cyane. Dossier eshatu zimeze gutya. Dossier ya mbere nukuganira n'uhagarariye Lotfi ariwe Hussein Bubuni. Nawe nekera ko ari umureyo utagorana. Ubuyobozi bwa Reyo ubu kumvikana Lotfi atagoranye akagenda kutagorana bivuze iki rero iyo ni dossier ya mbere korohereza Rayon Sport akagenda atayihenze kuko bamubwiye ko batifuza gukomezanya nawe ntihatiriza nawe aremera ko gutoza yabona nawe yararambiwe ku mpande zose batangiye kumukoreramo yatakarijwe icyizere bityo nawe ntabwo yishimiye rwose Boboni arorohereza Rayon Sport byanze bikunze umutima kohereza Rayon Sport kandi atarumvikanaga na Tadeo bigitangira muri Sport ntanzi kibaho umvuko bimeze ubu tuvugana Kazungu umwe mu bantu bajyanaga ibibazo na Tadeo muri byo kuzana umutoza n'ibindi ni Prosper nta hari aregamye Prosper no muntu wa Bobo ubaregamye Prosper amaze iminsi yaragarutse ku kibuga Prosper arajya Sport iri mu bibazo ntumubeshyere nta match ntazibura uzareze nyine iyo buryo umuntu aje ukabona arimo arasuzanya na president akabona yica nyuma ye baravugana twe tujya ku kibuga hari akantu tuba tubona kuko hari igihe byageze umwe ahanyuza zunda ahanyuza umuriro hari igihe byageze umwavuga undi nabi uvuga na Tadeo akavuga Prosper nabi uvuga na Prosper akumva nyine ubona ko ari inzika ubu ngubu rero bose bamaze kwakira ko ifite intege nke bakeneye bifasha ikeneye imbaraga ubu ngubu hagati ya Prosper na Tadeo kugira ngo ikibazo cya Lotfi gikemuke bari gusenyera umugozi umwe niyo mpamvu na Bobo ni mu kuganira na Tadeo biri koroha cyane biri koroha gute President ariko Magnifique abakora imbere cyane President Tade ayisaza ni foto yabo bicaye muri tribune reba gacinya kuri match ya Gasogi irari match ya Gasogi ubona ko gacinya aricaranye na Tadeo Rukundo umubitsi weguye ni ubanza Rukundo Patrick hagajyaho Tadeo hagajyaho gacinya yambaye ingofero na Prosper yambaye ingofero ku ntebe urabona ko umwuka ari mwiza waragarutse hagati yabo ko bari gusenyera umugozi umwe muri iki gihe kugira ngo rive mu bibazo irimo sibyo akongera ngo ubwo mwamaze ukanota iyi murera rero ubu tuvugana Tade mu guhemba hari byo twavuze ejo bitari byo bankosoye Tade yahembye ukwezi kwa 7 ahemba no kwezi kwa 8 sibyo ukirarane cyonyine abarimo ntabwo amezi 2 kwezi kumwe ejo twavuga ko miliyoni 10 za amezi 2 abatoza n'abastafu n'abakinyi bahemberwa rimwe bahemba bamaze kumbwira ko bahembwe ukwezi kwa 9 no kwa 8 kwa 9 gusa kwa 10 nibwo kugitangira ntago bakubara ubwo no kwezi kumwe ukwezi tora gukoraho n'iminsi 15 ntibakubara uku kwezi kwa 9 niko barimo konyine bivuze ngo n'umutoza bamubereyemo umwenda w'ukwezi kumwe gusa umutoza ahembwa miliyoni 5 bamurimo umwenda umushahara w'ukwezi kumwe kwa 9 Rayon Sport rero amakuru bambwiye ubu ngubu none hagezweho
bicaranye na Bubuni bamwereka ko mu masezerano bafitanye n'umutoza Afamia Lotfi harimo ibintu byamugonze mu masezerano atubahirije, harimo kubona amanota runaka mu mikino runaka. Ako ntago bakamaye neza, details ziri muri contrat ntago byemeye kugatanga, ariko ingingo y'amanota runaka mu mikino runaka ya mbere ya saison karamugonze, umutoza yaratsinzwe. Ane ku cyenda afite ubwo ari muri esheke, harimo na ya mikino itatu bavugaga ya mbere ya shampiyona, umutoza ari muri esheke. Iyo ni ingingo iri mu masezerano. Urumva? Ibyo rero uko bimeze ubu ngubu, Rayon Sport yazanye dosiye ivuga ngo mwakwemera tukabaha ukwezi kumwe, ko bigaragara ko byabagonze, mwakwemera tukabishyura ukwezi kumwe, tukabaha n'uko umwenda akaba amezi 2 zika miliyoni 10. Buboni arabyanga ati na amezi 3 muraduha mukatwishyura n'umwenda mutubereyemo w'ukwezi, kandi mukabikora mbere ko ukwezi kugera ku itariki 15 kugira ngo nako tutakongera. turi tariki 8 turi tariki 8. Tadera aravuga ati Buboni uri umureyo watuzaniye umutoza utwishimiye, wamuzanye nk'umureyo, wamudoye nk'umureyo, wagize icyifuzo cyo atazanye nk'umureyo, bitari kugenda neza. Murabona ko ntaho turi gukora ntimeze Amerika dufashanye, base reka tubigire amezi 2. Amakuru nahawe ndi mu kiganiro hano turimo live nuko icyo bamaze kumvikana baraza gusinya no kwemeza nuko umutoza araza kwishyurwa amezi 2 yimerekeza nka 2 miliyoni 10, bakamuha n'ukwezi kumwe k'umushahara kwezi kwa 9 bika miliyoni 15. Iyo niyo mbumbe, aho kuba 30 twavugaga ejo, ahubwo 10 na zingahe nahisa 15. Rayon Sport nawo umutima ukaruhuka, kuko Rayon Sport nawe yo ntabwo umutima uterane yaramuremera. Rero irabyakira gute? Ubuyobozi numara gukora iyo task yo kumvikana n'umutoza, amafaranga bashobora kwibaza ngo aravahe, barahita batumiza abantu bose ya support ya special support, abari Dar es Salaam bose, abantu bose oya pana bari Dar es Salaam nawe bizana mu bintu byo to block abareyo special supporting team. Umuntu wese twako ari umureyo, nibyo ahubwo abenshi barasigaye hano. Group ya WhatsApp irahari, mudufashe twishyura umutoza, twamaze kubona umusimbura, twinjire ku mukino wa 4 wa shampiyona dufite umutoza. Jean Fidel agomba gutanga eshanu byibura. Abo ba Jean Fidel ba Sadate ba Bandoba nibisaka yaboneka mu munsi umwe, Bandoba abo ni make bose abo ba Prosperity, ahubwo se Sadate na Sadate 14 yastanga wenyine, yazitanga umwe, ariko bafite abakire benshi, bafite abakire benshi, abo rero ni benshi, buri wese atanga nacyo Jean Fidel eshanu, Sadate eshanu, nese kuyagabanyije abantu bake kandi 10 bake nyine. Abo bandi bazajya baze muri ibi bibazo. Special supporting team n'abantu benshi, harimo n'abandoba, ariko se harimo ba special supporting team nibanayikora bavuga ngo harimo ba Kanyabugabo n'undi mutozo ugiye kuza, ahubwo wenda ahubwo ni barenze 15, nabyo nyine aho nakwemera, ariko ucyenda 15 gusa ubona zishaga mu bantu batatu, kugira ngo haze n'undi mushya barakenera miliyoni nka 25. naho ndirata kugira ngo n'undi mushya bagomba gukina journée ya 4 bafite umutoza mushya ahari. Icyo cyemezo rero cyo kwemeza ko umutoza amwishyura ngo kirafatwa uyu munsi. Umufana wari agomba kukarejo kwa 4 nahisa uyu munsi. Ejo ngo aratangira gushaka amafaranga, bigomba kugera tariki 15 Lotfi yishyuwe, umutoza mushya rero yamutangaje. Iyo ni nkuru ishimisha ku bafana ba Rayon Sport. Iko niko bimeze, ukubwira ibindi bitari ibyo umwima amatwi arimo arakubeshya, arimo arakubeshya. Journée ya 4 Lotfi nahari, ntabwo dukeneye kubeshya abareyo ibintu bituma ngo bacika. No, journée ya 4 Lotfi nahari, ntawo hari, haraba hari umutoza mushya, aho azava miliyoni 15 gusa, si 30 icumi zimerekeza n'umushahara mwezi kumwe. Icyo kintu ni cyiza cyane rwose. Abareyo ayo makuru ni meza cyangwa ayo makuru ni mabi? Bantu bamukura Lotfi murongera mu mwakire cyangwa twibutse arajyana na Azizi Lotfi barajyana Azuzi no mwemberaga ubwo barajyana afite muri reyo ntako nta masezerano nagira. Azuzi Lotfi urumva ngo Lotfi ashobora kumwera nka miliyoni 1 kuko niwe wasabye ngo azajya amfasha nubwo adafite ibyangombwa. Nta masezerano nagira muri reyo. Umutoza rihemba ni Lotfi na Haruna Feruzi.